ni umutima mwiza afite kandi ni na mwiza cyane, ni mwiza cyane, andutira benshi cyane. Icyambere mu kariteze na defoye gusa icyo nzi cyo nuko akunda gusetsa. Yego. Akunda gusetsa cyane, akunda kuganira, yaba ari je yaba ari nabandi. Yego. Ariko jewe sinjya nkunda ibintu binsakuriza cyane, hari n'igihe mu cyaha. Kuko mba numva ntashaka kumva kumya gusakuza. Yego. Hanyuma reka nibarize Jean Pierre abandi bati iyo umusore ari mutoya ati umudamu ashobora kumutegeka akaba yagendera munsi y'ikirenge cye, hari abafite iyo myumvire, ariko ngiye ntago ari kumbyemera ko ariko kuri, cyangwa se bamwe bati umudamu akaba yagira umutware we inganzwa. Wo bifata gute? Gira ikintu bitubwiraho hawo bibamo rero. Okay, birumvikana umuntu ugomba kubimbwira kuko bya bindi nakubwiye ubushize. Iyo wumvisha amagambo ni wubaka, urayirinda. Nicyo kintu umuntu yigize kukuba yakubwira mu mubano wawe na Konsole kigasa n'ikiguhungabanya cyangwa se ukabashoke ku buryo wamugana uvuga uti ntago ngomba kugendera ku magambo y'umuntu numwe, ntacyo ngomba kwitaho cyane kandi ibyo wakunze madamu wanjye Konsole. Ni biriya bavugaga ngo ntabwo azabyara, ngo yaramenepozinze, ariko nibyo bintu byabanje gusa nkaho binstabingamo gato, ariko narabyihoreye. Yego. Nicyo kintu akunda gukorera kikagushimisha cyane ukavuga uti rwose madamu wanjye ni nimero ya mbere, ukaba wumva ko waramurongoye rwose, ukavuga ati naratomboye. Akantu nawe ubushyizemo ni fresh ngo waramurongoye. Konsole, kubera icyo abantu benshi batekereza ko Jean Pierre yakurikiye amafaranga, reka nyikubaza ubushera cyo kwajije uri wenyine, reka nyikubaza uyu munsi. Ariko ndi yankunze atarambona. Ubwo rero nanjye nahise nyuma amaze kumbwira ko nyuma ya zeri Imana ikora, nahise mbyakira. Ese ubwo ni nk'agaki yagukoreye ugahita nawe wumva ko byakiriye agukunda koko? Yari umubyeyi yarashatse? Nibyo nkubaza. Reka yari umukobwa, yari insugi, ubushize yaranabivuze. Yari insugi ya nyayo huko. Nukuri kw'Imana. Niwe bamwisuguriye 100%. Avugisha ukuri cyane rwose. Nukuvuga ngo nubwo wenda bitahise bikunda uwo mwanya, hashize igihe kinini ikambere. Subundi ubwo ngubwo koko nakubwiye ngo hari ibintu umuntu ashobora kuvuga, hari n'ibintu umuntu abura ukuntu byenjuwe. Munsubirije neza rwose. Munsubirije neza, ari kubonerana Jean Pierre we aragukotoje. Ariko ni nabicyo ratara amabanga. Aratashye atahanye n'umufasha we, bageze mu rugo. Tubwire wiyumvaga gute muri iryo joro ry'ubukwe rero uri kumwe n'umufasha wawe? Webenyebutse abantu bamaze gutaha nyine bose, azitwe dusigaye twenyine. Shome have noneho twese tumeze nk'uko twavutse. Baba we nifuje gusohoka ndabibura. Ariko nyine byarabaye, bantu babaje gutega ugutwi, baje bikancanga nyine, ariko nkakoresha mwidefanda nyine, nari defanze mfa bire cyaba abantu baza kumviriza abageni. Icyo gihe byari bihari, hari ahantu biba nkibuka ko hari Imana yavuze. Hari Imana yavuze. Ubwo rero ubundi nge nababwiye ngo ahantu mpagaze ni ukuvuga imbaraga z'Imana yaturemye. Ese wahuzaga n'ibitekerezo by'abantu kumva koko nawe wagakwiriye gushaka akana, wenda ngo ube waranabigerageje, ariko nyuma yaho Imana ikagusubiza neza, ugasanga bo uyu munsi bati ntago najya kubana n'umuntu tutarasambana. Ni ugusambana kuko ntago mwarasezeranye. Si n'ibintu byiza. Ni ubuhe butumwa abana b'abakobwa rero muri iki gihe? Dore birakomeye. Ubundi nge mbona atari n'abakobwa gusa. Yego na egorate. Mbona atari n'abakobwa gusa, mbona n'urubyiruko rwose ko ngira amarira hafi. Yego mama. Ngewe nibukaga icyo kintu, nge nageraga ahantu nkagitura Imana nkanarira, ariko bose sinjya kubeshya naranariraga. Pole mama. Yego. Nagwanagura rwose umutware wawe akaguha keya. Ntago nakundaga kubyinjiramo cyane kubera akazi nakoraga. Yego. Pierre wawe aje
agatangira noneho kukwihamagaza kuri telefone kuko niko watubwiye ko yaguhamagara kuri telefone akenshi akaba ari naho aguteretera kandi naho mwamenyaniye. yego we ntabwo watekerezaga yuko azanywe no kureba imiterere yawe ubundi akigendera cyane ko wamurutaga? kuko iyo cyangwa umuntu wenda akaba hari nk'umuntu wamuguteze? musoni icyiza ciwe usubije hasi. we ntabwo dusubije hasi narindi urambitse hano gutya uretse ko utarumuha ahubwo akira kano karabyo nako kakwereka ko ngukunda ibihe byose sibyo ni nk'urwibutso. ubundi hari nk'akaririmbo nk'aka Christopher ka kandi ngiri joro ni wowe nawe oya uragira ngo umuntu ware wowe ibyo byayo majoro yawe uri kwirindiriza kugira ngo ijoro rigere se rata konsole mu kanya ninjye nawe si ninjoro ese uri igitagwa joro akira akakarabo kabike sibyo kakubera inkomezi ku mutima noneho umva n'ikindi kakubere n'urwibutso sibyo ujye uhora wibuka ko naguhaye akakarabo yaba ndiho yaba nariho sibyo ujye ubyibuka kandi nunagera nepfiriya hacecekirwa nabwo uzabyibuka sibyo ushaka kajya hacecekirwa. Gasaro TV. Bakozi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi twasuye muri jardin nziza muraza kujyamo nimuturenganye couple nziza cyane n'ubundi murabazi muzi Console muzi Jean Pierre ako jye uvuga Jean Pierre yego izina ryawe uri prononce neza umva ubundi ndi kumenye neza yego buri muntu wese twari twaganiriye ari Jean Pierre ari Console Mukamusoni noneho uyu munsi tuje kuganira namwe byihariye ku nkuru love story yanyu uko byagenze uko mwamenyanye uko mwahuye ndetse ngira ngo benshi barabakunze kuko hari umuntu mwambwe ati ngene nzi kari prank ariko byankozeho kuba ino nkuru ari inkuru y'urukundo ndetse arambwira ati ngewe nashatse umugabo ndusha imyaka 5 atariko muri famille byabaye intambara rero ati yo mbonye umumama uruta umusore numva ko hari nabandi babaho kandi nkumva ko urukundo rujyaho rushaka sibyo pie yego urabihamye cyane icyo mukundira ni umutima mwiza afite kandi ni na mwiza cyane ni mwiza cyane andutira benshi cyane kuko muzi neza urumva ndamukunda pe ya Console hari benshi rero bagiye bibaza bati nkuko twaganiriye akatubwira yuko mwakoze ubukwe hashize amezi ane muziranye bamwe bati ni cyo kintu cyatumye se ubukwa bwihutisha cyane bigahita biba reka mvuga igitaraganya reka wari we nibarize yego impamvu bwabaye byihuse niko Imana yari yarabivuze yego Imana yari yaravuze ko izampa ubukwe kandi bwihuse yego ntabwo ubukwe bwanjye bwagombaga gutinda kandi Imana yaravuze ko buzihuta yego nubwo buryo bwihusemo yego kuko nta ruhare twari tubifitemo twe yego Jean Pierre wamfashirije umufasha wawe mufatire mikrofone areke kuvunika yego nibagiwe inshingano wari wibagiwe inshingano ariko Imana imbabarire nawe umbabarire nta kibazo ati byagenze bite yabisubije konso mu buzima busanzwe Jean Pierre reka mukubaze n'umuntu uteye gute rero utubwire ibyiza bye n'ibibi bye umuziho mu buzima busanzwe kubera ko abantu twese tugira uruhande rwiza ariko tugira n'urubi hari umuntu ukubwira uti ntuzabone Gasaro yarakaye cyangwa ati ntuzabone Gasaro byagenze gutya na gutya mbese buri muntu wese agira uruhande rwiza n'urubi kaduhera aho ngaho ikintu cya mbere mu kariteze na defoye gusa icyo nzi cyo nuko akunda gusetsa yego akunda gusetsa cyane akunda kuganira yaba ari jye yaba ari n'abandi yego ariko njyewe sinjya nkunda ibintu binsakuriza cyane hari n'igihe mu cyaha kuko mba numva ntashaka kumva kumenya gusakuza yego hanyuma reka nibarize Jean Pierre abandi bati iyo umusore ari mutoya ati
umudamu ashobora kumutegeka akaba yagendera munsi y'ikirenge cye. Hari abafite iyo myumvire ariko ngiye ntabwo ariko mbyemera ko ariko kuri, cyangwa se bamwe bati umudamu akaba yagira umutware we inganzwa. Wowe bifata gute? Gira ikintu bitubwiraho nkawe ubibamo rero. Okay, birumvikana. Umunyarwanda yaciye umugani ngo uko umuntu yigize nikaba. Iyo hagati aho ngaho iyo mubanye burya abantu babana bose iyo babanye umwe aba ari mwiza undi aba ari mubi. Yego. Kandi burya si uko bose baba ari babi, ahubwo ni uko karagiteri zabo cyangwa se imitima yabo iba itandukanye. Yego. Bigaragara ko aravuze ngo Jean Pierre cyo mukundira arasetsa, sibyo? Hari abantu badakunda ko guseka. Hari abadakunda guseka, ariko hari n'abakunda guseka. Yego. Ni ukuvuga ngo rero iyo abantu babana umwe kumva bakavuga ngo umwe ni inganzwa, uyu mugabo yabaye inganzwa, ntabwo cyumvana mbyumva. Yego. Ariko nubwo biba bimeze gutyo, nubwo babivuga gutyo, yego, mbona naga ariko biba biri. Naga ariko biba biri nuwa bujya so kuvuga ngo ni inganzwa, ahubwo buriya umwe muri bo hari icyo umwe aba yakoze undi adashaka. Ariko iyo bagendanye neza bafite urukundo bombi bigenda neza. Yego. Nanganzwa igibaho ubundi. Yego. N'umuntu uzumva avuga ngo nanganzwa uzajya mu ijuru. Yego. Ariko nibaza ko twese ko biri. Ntihari ababikubwira mu mitekerereze yabo, cyangwa se bakabifata nk'uko konsole yashobora kuba ariko byamera nyamara mu by'ukuri mwe muzi ko mwibaniye neza. Mu buganzwa bwo ababimbwira nabo ndabona kuko nje nkunda guhuza na buri wese. Yego. Tukaganira na buri umuntu wari wese, umwana, umukuru, umukecuru, umusaza, buri muntu wese nawe urambwira ibyo rero. Yego. Neganya ko nta n'umuntu ugomba kubimbwira kuko bya bindi nakubwiye ubushize. Iyo wumvisha amagambo ni wubaka. Yego. Urayirinda. Ni cyo kintu umuntu yigize kukuba yakubwira mu mubano wawe na konsole kigasa n'ikiguhungabanya cyangwa se ukabashoke ku buryo wamugana uvuga uti ntago ngomba kugendera ku magambo y'umuntu numwe, ntacyo ngomba kwitaho cyane kandi ibyo wakunze madamu wanjye konsole. Ni biriya bavugaga ngo ntabwo azabyara, ngo yaramenepozinze, ariko nibyo bintu byabanje gusa nkaho binstabingamo gato, ariko narabyihoreye. Yego. Narabyihoreye, nta kibazo nyigifite na gitoya, kuko wa mugani iyo ushinze urukundo ruba ari urukundo nta kindi ubugamije. Yego. Biba ari ukubwiye neza no kujya wubaka umuryango. Konsole, ntirihe jambo abantu bajya bakubwira rikakubangamira ku mutware wawe, cyangwa se ukaba wabaho ubuzima ukavuga ati uyu muntu n'ubwambwa iki kintu cyarambabaje? Ku mutware wanjye ndumva nta kintu nigeze numva abantu bambwira. Oya, ntacyo nzi. Yego. Yego. Ko bajya bavuga umunyarwanda ngo nta bukwe butahwa butagezwe intorezo. Amahembe n'ibiti byose. Niko njya numva. Impamvu butigeze bugerwa ibyo byose cyane busa nkaho bwatunguranye. Busa nkaho bwatunguranye. Urumva mu mezi yose twavuganaga ni twari tuziranye. Mu bushize ubwo duherukana mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko natari imuzi. Yego. Kandi koko sinari imuzi. Urumva rero nta muntu wigera gutega amatwi telefone ye, yabaga atuje, afite akanya, nta bintu bimuri mu mutwe, arimo aratekereza kumvugisha. Yego. Urumva rero byabaye nk'ibitungurana, niba twaravuganye ayo mezi yose twahise duhuza duhita dufata umwanzuro. Muri mbye yaravuze ngo fata umwanzuro w'ibikurushyo, natwe twese dufatiraho rero. Yego. Ni cyo kintu akunda gukorera kikagushimisha cyane ukavuga uti rwose madamu wanjye ni nimero ya mbere, ukaba wumva ko waramurongoye rwose, ukavuga ati naratomboye. Akantu nawe ubushyizemo ni fureshi ngo waramurongoye. Okay. Baga ari ikindi kintu cy'icyongereza kikiri mu kuntu, ariko uko bimeze kose mu rugo ariyoroshya. Hari abantu babana. Yego. Wanakwinjira ukabona yazinze iminkanyari, ariko muri sometime aba ameze neza cyane. Yego. Aba yoroshye, ari kuganira, avugana na buri umwe wese. Niyo mpamvu ibyo ari byo mwibuka ko hari mu rukundo rwa nyarwo. Yego. Konsole, kubera icyo abantu benshi batekereza ko Jean Pierre yakurikiye amafaranga, reka nyikubaza ushaka cyukubajije uri wenyine, reka nyikubaza uyu munsi
impamvu bavuga ko yakurikiye amafaranga icyo gihe amafaranga ye yari ahari nubwo atari menshi ariko yo yari ahari yego icyo gihe amafaranga wari uyafite aringaniye yo kubeshaho umuntu bareba n'ahantu ntuye no kuba umuntu utuye mu isantere urumva nyine bavuga ko amafaranga ahari yego wowe wabibonaga gute rero ko hari igihe umuntu agira n'amakenga wabibonaga gute gusa jewe ntago nigeze mbona ibintu by'amafaranga oya nta mafaranga impamvu ntigeze ndeba ibintu by'amafaranga nuko twamenyanye tutaziranye icyo nicyo cya mbere kandi ikindi cya kabiri ntago yigize ambazi nta n'umunsi n'umwe nigeze numva avuga ibintu by'amafaranga dushusho akubwira ku munsi wa mbere akubwira ko agukunda kandi yifuza ko uzamubera umugore yego nicyo nshaka kumbwira nyine ku munsi nyine nakubwiye yuko yampamagaye yego yampamagaye ambwira ko ankunda mubaza uburyo ankunda ndamubaza ni se unkunda utarambona umuntu akunda umuntu atarabona bibaho kandi koko nari ko bitabaho nari ko umuntu akunda umuntu ari uko yamubonye wenda yarigize anamukubita akajisho ariko undi yankunze atarambona ubwo rero nanjye nahise nyuma amaze kumbwira ko nyuma ya zero Imana ikora nahise mbyakira ese ubwo ni nk'agaki yagukoreye ugahita nawe wumva ko byakiriye agukunda koko urabona twebwe twakundanye tutaramenyana yego ntabwo twari twaramenyanye mbese urukundo narwakiriye ntaramubona hari ibintu rero Imana yikorera ubwayo njye rero ntabwo wambaza ngo byaje bite gusa nyine Imana yaruruzanye irushyiramo tutaranabonana nanjye nanjye ngwiyumvamo bitewe n'amagambo twagendaga tuganira Jean Pierre wenda ushobora kuba atarabikubaza wakunze umuntu utarabona ubonye bwa mbere n'iki cyagukure kigatuma wumva wirengagije abandi bakobwa bose kuko dufite abakobwa beza insobe imibiri yombi abigikara kandi ugasanga n'umukobwa wimakira n'iki cyagukuruye ugakunda uyu mubyeyi rero ubushize tuganira namwe nababwiye ko hari ahantu Imana yankuye mu buzima butoroshye cyane mw'ubwo buzima rero n'uburyo nanasenga kuko kenshi njye nararaga mu rusengero nasabaga umukobwa ukuze uzi ubwenge hari igihe tujya tugira ibyifuzo bitandukanye ariko mu byifuzo ufite ukagira icyo ushyira imbere umukobwa se ntabwo ari umubyeyi umukobwa ntabwo ari umubyeyi nabisobanuye ko mu kiganiro cy'ubushize niyumvire Jean Pierre iriko ko ndi kwibariza Jean Pierre we yari umubyeyi yarashatse nibyo nkubaza reka yari umukobwa yari insugi ubushize yaranabivuze yari insugi ya nyayo ahubwo ni ukuri kw'Imana niwe wamwisuguriye 100% avugisha ukuri cyane rwose ni ukuvuga ngo nubwo wenda bitahise bikunda uwo mwanya hashize igihe kinini ninjye wamwisuguriye rwose Mukamusoni ese ubwo we wari nuza imanze cyangwa vierge we wari imanze nariyo rwose ni ukuri kose kubera ko urumva ntago waba mw'ubwo buzima bumeze butyo ujye kwirukira muri ibyo bindi nta mbaraga waba ufite erega hakora ikiri mu nda none zubwo nari kubijyamo nariye nari imanzi ya nyayo gusa nyine nawe etse ko namuciye amande wenda we niwe watwibwira ko namuciye amande yasanze uriyo koko njyewe nariyo ukuzu umva reka mbikwebere ukuzugura moto ifunitse n'amashashi nanjye nari mfunitse no kuri kose no katsetse kandi nawe mwese muri ki barambwiraga ngo umuntu wese ujya bakomeye abyibuka sha hafi witabaza rasoro iyo uri guhinga umurimo ukomeye witabaje rasoro reka dukomeze Ezekiel arashaka gutinda ahantu nk'aho ngaho ariko harimo gu oya ntago harimo gu ese niho hantu tuba dushaka kugira reka rata twikomereze ubu niho harimo gu neza nawe niwe ushaka kuguma oya ntacyo wenda reka tuhave ariko mpamya neza ko ubu aho bigeze hano bintu ni were epfire yago nuko uko yagusanze muhe ibyo avuze koko niko kuri nawe wasanze nta kibazo nta waguciye urwaho agaca mu gikara agahingukira
ikambere si ubundi ubwo ngubwo koko nakubwiye ngo hari ibintu umuntu ashobora kuvuga hari n'ibintu umuntu abura ukuntu byenjuwe munsubirije neza rwose munsubirije neza ari kubonerana Jean Pierre we aragukotoje ariko ni nabyo ratara amabanga haba ari hariya sibyo kandi nimba Jean Pierre yo yabyemeje ntese kubera iki ushaka guhinyuza Ndumva ari kugira comment nyinshi nyine ushobora gusanga akavuga ati Jean Pierre wibeshye hari uko nagusanze yabumva nabivuze iyaba hari uko yansanze aba yabivuze hanyuma se ni cyo kintu ukunda kumukorera rero kikamushimisha Jean Pierre kamera aho ngaho kikamushimisha yego uzi akunda ubundi ikintu nzi akunda cyemba mbona ndi byishimo bye ndi hari ukuntu iyo wabuze ibyishimo ubyishakamo ukuntu ariko we ntago yagiye kubigira ngo abishakishe ahubwo we yarabyizaniye yego ngiye muhora hafi nkamusetsa kandi kimunezeza nuko akunda umuntu uhora unezerewe uhora umuganiriza uhora so nyine nagire inuzi iminkanyari urumva rero buri gihe cyose usanga mu rugo turi kwisekera yego nkego hanyuma se umuntu akoze ubukwe aratashye atahanye n'umufasha we bageze mu rugo tubwire wiyumvaga gute muri iryo joro ry'ubukwe rero uri kumwe n'umufasha wawe webenyebutse uwo munsi ubukwe bwabaye uwo munsi nyine ku manywa nabonaga narebye noneho ku mugoroba nabwo mbona narebye ariko abantu bamaze gutaha nyine bose aritwe dusigaye twenyine shome have noneho twese tumeze nk'uko twavutse ye baba we nifuje gusohoka ndabibura ariko nyine byarabaye ubushize hari ahantu nigeze gutanga ikiganiro wasohorwaga n'icyo wari ugize ubwoba kandi ari we wari umaze kubyiyemeza no kuvuga ngo nje mu buzima sinaye bwabona uburyo nanjye ubwanjye nararaga nambaye imyenda basiyo ndemera nyine ndabikora ariko nago n'ubundi nibuka hari ahantu nigeze gutanga ikiganiro mbabwira yuko ni ku bwa mbere bigeze kuza bantu babaje gutega ugutwi baje bikancanga nyine ariko nkakoresha mwidefanda nyine nari defanze mfa bire cyaba abantu baza kumviriza abageni icyo gihe byari bihari hari ahantu biba n'umuco hari ahantu biba hano birahaba muri aka gace kaje ntago ari aha hari muri Nyanza niho nari no birahaba cyane rwose nari aho hantu byari bihari so nyine ndabyibuka kuko nanjye nabyo narinzi nabyo narinzi inzu bayigusakamburiraho bafata inzu bakayisakambura bakakumenaho urwinike iyo rwose nta kintu uri kubabwira waragerageje urababwira naragerageje mfata ibafu nyuzuza amazi niyegereza ikiganza cyanjye Imana yamaye mva nkoresha tekinike baramvumbura rwose bavuga ati ibyo urimo ntago ari byo rwose wowe buduhe neza tubirebe neza mfata rero ikiganza cyanjye urareba arabyibushye nkubita ku nda yiwe narabemeje ariko cyane rwose kubita ku nda so tekinike rero umva ari za danje nyine ni ukuvuga ngo iyo ubona amazi yabaye menshi woga amagazi uriyaranje birangira rero bigenze gutyo warumbajije ngo niyumvishe gute nuko niyumvishemo nyine numvaga ari ibintu bidasanzwe kuri njye ariko ubu nta kibazo rwose ubu waramenyereye imyaka 5 ni myinshi ni myinshi rwose mu myaka 5 umaranye n'umufasha wawe ni iki wamubonyeho ukavuga ati sha iyo mbimenya mba narishakiye Mukamurigo atari Mukamusoni nta na kimwe urumva haba habonetsemo kurogirita sigo hajye kurogirita ni ibiki kwicuza ni nko kwicuza okay haba habonetsemo kwicuza urumva rero we mu gihe cyose baravuga ngo nazibana zidakomanya amahembe ariko ikiza kiwe niyo hagira uburyo hari ukuntu nsetsa nk'abantu agasa nkaho avuga ati
jya ugira umupaka nkumva hajemo akantu ko kumbuza ibyishimo byanjye kuko njye nakunze niba narabyirutse mbabaye mba nshaka kunezeza n'abantu nubwo bavuga ngo namunoza ariko uko biri kose ndagerageza urumva rero uko bimeze kose icyiza cye mukundira ahita yigarura arigarura rwose akumva ko ibyo yavuze bitagize nawe mumpere mikoro mwibariza ikibazo nk'icyo ubajije Jean Pierre mu myaka 5 mumaranye avuze ko ntazibana zidakomana amahembe ariko se we nta kantu aragukora ngo ubwe tiyamenya nyine ukamera nkaho nawe icyo kintu kikubabaje rero iyo nza kumenya ntago yari ikwiye no kuba muri iki kuko ngewe ndi umuntu utari ukwiye kuvuga ngo iyo mbimenye nk'umuntu washatse angana kuriya kandi yarahuye n'ibibazo bingana kuriya hari ibyo uzi hari n'ibyo utazi hari ibyo wamenye nakubwiye hari n'ibyo ntakubwiye ntamenya ntabwo ari yakabaye muri iki uzabibabwira niba azagarukana none ubwo rero n'ibyaba byose nakwihangana wakira ute kuba uri kubana n'umutware umuryango usa nk'uwaciye kuko tujya tubibona muri komenti atuwo twaramuciye mu muryango ibintu nk'ibyo ngibyo wakira ute kuba ubana nawe atarakugeza kwa nyoko bukwe cyangwa se utarajya kwa nyoko bukwe njyewe kuba tutaragera kwa mukecuru wenda nta mikoro makeya dufite tutaragira uburyo bwo kubona ko twajya kumusura twebwe tubonye amikoro ngiye rwose najyayo nkajya kumusura ariko kubera ko twagize ikibazo tukimara gushakana cy'icyo kintu cyatubayeho niyo mpamvu tutagiye kumusura burya niyo umubyeyi niyo yakwanga wamwereka ko umukunda ubwo rero nta kibazo ngewe nigize ngira gusa na mushiki we yaraje aza kudusura na muramu we yaraje aza kudusura numva nta kibazo dufitanye yenda hari ubwo nyine bafite uko batekereje bashobora kuba bafite uko batekereje kuko nababwiye ko hari igihe yigize gufungura telefone bamuteraniye tutarashyingirwa bamwe baturiya muntu ushaje uramujyana he azakumarira iki umugabo niba yaragira ngo mbyumve menye uko nzitwara ntago mbizi ariko iryo jambo nararyumvise barivuga mpita numva yuko uwo muryango nubwo mwinjiyemo batanyishimiye ariko kubw'Imana yavuze ucyumva iryo jambo nyimbije jambo nahagaze ku Mana yanjye yavuze nta handi nahagaze kuki se wakomeje guhitamo gushaka umuntu bari kukubuza nta muntu wari kumumbuza yari kubishobora se ntago yari kubishobora ntago yaza kubishobora ntago abingwe baba baramutsinze ntazi ariko kubera ko Imana yari yaravuze gusa njye nababwiye ngo ubuhamya mfite nubwo gukomeza abantu cyangwa se ni ukuvuga imbaraga z'Imana dufite Imana rero ikora iyo yavuze iranasohoza ukurikije ibyakubayeho nihe ubona imbaraga z'Imana ahantu mbonera imbaraga z'Imana hari icyo ubwo se Imana itamukoreye njye Imana yarandinze mu myaka yose namaze ndi umukobwa mu myaka 56 ni myinshi ku mukobwa nanjye ubwanjye iyo myaka nagiye kubona mbona nyirimo ubundi hari ibintu biriya Adamu na Eva kugira ngo Eva aboneke njye nabonye kwa kundi yasinzirije Adamu nanjye niko nasinziriye muri iyo myaka yose niko nanjye nari meze nk'impumyi nk'umuntu usinziriye ubwo rero nanjye nashidutse ngeze muri iyo myaka ushaka kuvuga ko ari wowe Adamu kuri Jean Pierre ni wowe Eva kuri ni wowe Eva ni wowe nshatse kuvuga ko nsa naho ntarinzi aho uri gusa nawumvaga ko umwaka warashiraga undi ugataha undi ugashirwa undi ugataha ari mu Kenya ndaho ngaho wari uri mu Kenya kuko hari abantu benshi bagera mu myaka 30 bakabona ibintu byacitse bagera mu myaka 40 bakabona ibintu byacitse
abantu nubwo nari umukristo ariko hari n'abakristo bavamo. Yego ntabwo bajyaga baguca intege ati ese ubundi wakibyariye akana bikarangira cyane barabivugaga. Abantu barabivugaga bakaza upfuye utyo nta kiteze kuzabona mbese ugiye gusazira iwanyu nanjye nkatuza ariko nkibuka ko hari Imana yavuze. Ubwo rero ubundi njye nababwiye ngo ahantu mpagaze ni ukuvuga imbaraga z'Imana yaturemye. Ese wahuzaga n'ibitekerezo by'abantu kumva koko nawe wagakwiriye gushaka akana wenda ngo ube waranabigerageje? Ubundi reka nkubwire papa akiriho njye nari naramusezeranije ko bakuru banjye tuva indimu barashyingiwe bose barasezeranye. Nanjye nari narabwiye papa ko ntazigira na rimwe nishingira. Iryo ni inshingano nari mfite mu mutima wanjye nta wundi nari kuribwira ariko nari namubwiye ngo njyewe sinteze kwishingira. Ndibuka ko hari igihe nigeze gukundana n'umuntu turakundana papa rwose yari akinariho arangije arambwira ati wowe rero urabona ibibazo wagize none dore umuntu araje none iwabo banze ko musezerana none reka mwigendere. Iwabo bakongeraga iki suko? Iwabo banyongeraga ko nyine narapfushije uwo musore. Noneho yararangije papa aranyemera arambwira ati nzakugura n'ibintu rwose ari kugenda. Nabyemeye rwose ntakizwa. Ndangije igihe cyo hari byenda no kugera mbwira papa nimba njye numvishije umutima utanyemerera kugenda so nzagenda nsuhuze ngo mwiriwe nzagenda mvuge ngo muraho nzabigenzana. Ibintu bipfa gutya. Uyu munsi wa none uwo muntu aranuzukuruje. Afite n'abuzukuru umunsi wa none uwo musore. Mwahura? Turahura afite mushiki we hariya iwacu. Ajya naza nabwo akambwira ati nguyu nari ngiye kumujyana. Atariko nyiri n'umukobwa yaranyembwiraga atari n'ubu nyemereye nako rwose nakujyana nkakugira wa kabiri ya ndamuhakana ndamujyana uko narindi cyagiye n'uyu munsi niko nkiri. None se wenda umutware wawe yatubwiye ko wirinze ndetse n'isomo ryiza ku bana b'abakobwa kuko muri iyi minsi usanga hari abafite imyumvire ko nta rukundo rubaho ugasanga bamwe bati ikintu cyo kiriho nuko bamwe mu rubyiruko usanga biyandarika. Nihe nama wagira umwana w'umukobwa uyu munsi ubona agize imyaka 20 akemera gutakaza navuga ubusugi bwe ndetse reka tujye dukora bigane ko dutange n'inama nyamara wowe waririnze kugeza ku myaka 56 y'amavuko ariko nyuma yaho Imana ikagusubiza neza ugasanga abo uyu munsi bati ntago najya kubana n'umuntu tutarasambana no gusambana kuko nago bamwarasezeranye se n'ibintu byiza. Nubuhe butumwa abana b'abakobwa rero muri iki gihe dore birakomeye? Ubundi nge mbona atari n'abakobwa gusa. Yego na egorate mbona atari n'abakobwa gusa mbona n'urubyiruko rwose. Yego ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana yatumenye itaraturema tutarabaho ndazaba mama wacu. Imana yari ituzi ngo tutarabisoro mu nda zaba mama Imana yari izi ibyacu byose. Yego no kuvuga ngo nge numva umuntu yakamenye ko ifite ijambo rya nyuma kuri we ari Imana. Nubwo ikibazo kiraha n'ikisubizo kiraha biri kumwe rwose biraringaniye ntago bisigana. Yego hari ikibazo nibajije watubwiye ngo wararambagizwaga rwose bigapfa utazi n'impamvu ibiteye ko watubwiye ubushize. Yego witwara gute iyo wabonaga bamwe mu basore bakurambagije bafite ingo zabo ukabona barabyaye uri no kubwirwa ayo magambo avuga ngo shaka uko wakwigenza wibyarira kana wabyitwaraga muti icyo gihe? Ubundi nge wabonye ubushize nyine ko ngira amarira hafi. Yego mama ngewe yanibukaga icyo kintu nge nageraga ahantu nkagitura Imana nkanarira ariko bose sinjya kubeshya naranariraga ariko ngira amahirwe menshi. Nagiraga amahirwe menshi nagiraga akazi kakanyibagiza umubabaro. Noneho gutekereza ubuzima bwanjye cyane ntabwo nakundaga kubyinjiramo. Pole mama. Yego
ntabwo nakundaga ananaguhanagura rwose umutware wawe akaguha keya. ntabwo nakundaga kubyinjiramo cyane kubera akazi nakoraga. Yego. Ariko atari kwa mugani hari icyo bita kwirengagiza, atari uko udafite agahinda, ahubwo ari uko nyine byaraje urabyakira. Urabyakira, ariko abantonekaga bo bari bahari. Ubonye Imana igoye umusore muto rero w'imyaka 29 taruzuza na 30 rwose. Ubwo yari 25 ubwo ni oya, ubwo ni nine kuko simakoze ubuke muri 2020. Yego 25. Wibuke ko n'abasore bo muri iyi minsi batoroshye. Buriya nk'umusore w'imyaka 25 kuri wowe wa 56 ntago watekereje yuko ikimuzanye azanywe nka ba bandi bose bakubwiraga ati tunishinge. Nge nagusobanuriye nagusobanuriye ko akimara kumbwira nakubiye ko namubwiraga ko mfite imyaka 80. Ubushize siko nababwiye. Yego rato. Nabwiye ko namubwiraga ko mfite imyaka 80, ariko imyaka 80 we yari yayirengagije. Arambwira yewe ikibazo si imyaka, kandi na nyuma ya zeri Imana irakora. Ndangije nahise niyumva ndavuga ntirika mbyakire. Nari nananiwe kwakira urwo rukundo, ariko nararwakiriye hamwe n'Imana yabizanye. Yego. Wabwirwaga n'iki ko ari urukundo? Ikibazo nakubaje cyumve neza. Dufite urubyiruko rw'abasore bo muri iyi minsi, ubwo umuntu ashobora kuza mu buzima bwawe aje kugira ngo agusabe ko musambana yigendere. Hari n'abakobwa benshi bikunda kubaho, bamwe nabo ukanasanga babyariye iwabo. Ubonye Jean Pierre wawe aje agatangira no kukwihamagaza kuri telefone, kuko niko watubwiye ko yaguhamagara kuri telefone akenshi akaba ari naho guteretera kandi naho mwamenyaniye. Yego. We ntago watekerezaga yuko azanywe no kureba imiterere yawe ubundi akigendera cyane ko wamurutaga? Kuko iyo umuntu wenda akaba hari nk'umuntu wamuguteze. Umuntu ashaka kureba imiterere burya n'abasambana baba bivuganye mu mitereto yacu. Ntabwo nigize numva avuga ko azaza tukaryamana, ntabyo numvise. Yari urukundo. Numvise nta kintu yambwiye cyo kuza tukaryamana, noneho yarangiza akigendera. Ntacyo nabonye, nicyo numvise. Nta nubwo ari gutinyukerega wowe se ko yabonaga imyaka yawe atari yo gushukisha umuntu mu buriri umubeshye. We wari waraciye muri byinshi warize, byari kugorana ko yakuzana hizo ngeso mbi z'ubushurashuzi n'ubusambanyi ngo ube wamwemerera. Ariko uhita umubwira uti toka satani mva inyuma ukahita sibyo. Ariko ikigaragara ko byari urukundo nuko mwabanye n'uyu munsi mumara imyaka 4, kandi ntekereza ko umuntu ugufiteho umugambi mubi cyangwa se ukurikira ubutunzi haraza yamara kuza yabona ibyo ashaka atabibonye, umwaka umwe urahagije ko yabagiye. Sibyo Jean Pierre? Niki wabwira bavuga ko urukundo rw'umuntu niwe mbaza Jean Pierre ukurusha imyaka rudashoboka? Mbo ikintu nabwira abantu bakiri muri izo ntekerezo, ndagira mabwire ko burya abantu iyo bangana niyo batangana bashakana bemerewe gushakana. Ibyo kuvuga ngo umwe araruta undi, njyewe umudamu aranduta umugabo aranduta, biba ari imyumvire mibi. Biba ari imyumvire mibi. Ibintu byose birashoboka iyo mufite urukundo, haba hari byose. Urukundo rero nta kintu rudakugezaho, urukundo ni rwo rwa mbere. Ntekereza ko abo bantu bavuga ngo nje runaka aranduta undi aranduta, nta rukundo ruba rurimo. Ubundi umuntu akubajije ngo urukundo ni iki, wamusubiza ko urukundo ari iki? Benshi bakunda kuvuga ko ari impumyi. Ibyo byibuke. Hari n'abakubwira atari ko burya wa mugani ugana kari burya ko urukundo ni impumyi. Utekereza ute ku bakobwa wateretse, abakubenze, abakwirukanseho, babonye ufashe umwanzuro wo kubana n'uyu? Ntago ushobora gutekereza ko baba baratekereje yuko mubanye kubera ko ubusa kugira uri ikintu Ezekiel, ikintu bita urukundo ni wabona uko ukita, ntago wabona amazina wita urukundo. Kuko Yesu Kristo niwe yadukunze, adukunda atitaye abo turibo.
ndetse Yesu ajya kudukunda ntiyigeze arebera ku marangamutima runaka. We yaravuze ati nzemera nkubitwe, nzemera bambambe, nzemera bimbeho ibintu bibi, ariko nkunde ncungure Ezekiyeli nta Mukamusoni n'abandi, sibyo? N'abandi bari ku isi n'abari kutwumva bose. Rero nekereza ko urukundo rwa Yesu ari rwo rukundo ruturimo twebwe. Ugiye kunsobanuza iby'urukundo, urumva bamwe barwita impumyi, nta foromire pe, nirugira akagero, nirugira iherezo, nirugira, urumva nta nicyo rurebaho. Urukundo ntacyo rureberaho. Iyo ruramuka rugira aho wiharenga, nkwibutse ko ubushize watubwiye inkuru y'umukobwa mwari mufitanye gahunda na purani zo kubana, akigira Bugande covid ikamusanga. Uyu munsi ushobora kuba ati Jean Pierre burya turamuvumbuye, yagiye kubera ko undi yari yamutorotse. Oya, watekereza icyo kintu. Impamvu twarakundanaga n'uwo mukobwa aza kujya Uganda, ni covid yabishyizemo uruhare. Urukundo rwacu n'ubundi rwari rugihari, n'ubu ruracyahari. Uko mukunda niko ngukunda, niko n'abandi bakunda. Narigize ngo nagaruka Mukamusoni uzahita umugana. None se Ezekiel, iyo aba atari urukundo, ubundi uvugishije ukuri nkubajije, wankundira iki wowe? Isura, uburebure, urukundo nirugira akagero, sibyo? Amafaranga, iziye koteri. None se ubona Mukamusoni yaragukundiye iki? Yankundi uyuse yankundiye ko ndi byose kuri we. None se urumva nanjye mbonye uri byose kuri jye ntagukunda. Ntago byabaho, waba uje gutengana se? Mukamusoni niwe uzankunda nkaba byose kuri we, sibyo? Ikibazo cya nyuma, nabonye witwaje akarabo keza kiroze, gira icyo usezeranya umufasha wawe. Yego ko nawe urareba buri gihe uhora utungurana. Nigo namwe rero ziko njyewe nawe namuteguriye kumuririmbira. Iyo namuteguriye kumukorera ndayimukorera mu rugo. Gusa icyambere uzi kuki ibintu byose ubu utubwira ngo urabikorera mu rugo. Erega noneho se imvura iguye sisubira nimuzagaruka tukabonana. Icyambere cyo no kuvuga ngo Mukamusoni ikiza ciwe ewe ntabwo ndusubije hasi, narindi urambitse hano gutya. Uretse kutarumuha ahubwo akira kano karabyo, nako kakwereka ko ngukunda ibihe byose, sibyo? Ni nk'urwibutso. Undi hari nk'akaririmbo nk'akakristofa kakandi ngiri iri joro ni wowe nawe. Oya urajyanga umuntu ware wowe ibyo byayo majoro yawe uri kwirindiriza kugira ngo ijoro rigere se rata konsole mukanya ninjye nawe si ninjoro. Ese uri igitagwa joro akira akakarabo kabike, sibyo? Kakubera inkomizi ku mutima, noneho umva n'ikindi kakubere n'urwibutso, sibyo? Ugihora wibuka ko naguhaye akakarabo, yaba ndiho yaba nariho, sibyo? Ujye ubyibuka kandi nunagera nepfiri ahacecekirwa nabwo uzabyibuka, sibyo? Ushaka kajya hacecekirwa ninjye nzajyayo, tuzatura nk'umusozi se. None se ubwo ngubwo kutanze ururabo habe no kumuyambira, ariko nawe kumuyambira hoya ubundi rega wowe ubushaka ko ibintu byose mbikwereka ngenda muyambira mu kana twambaye ukuri. Ndi bubikore nta kibazo, kandi ndagushimiye yuko wemeye ukaza hano hantu. Nshimiye n'abandi bose bari kutwumva, bose ndabashimiye bo kabyara. Ikindi buriya hari ubwo nari kumuhamagara ngo aze tuganire nazi, ariko ndagushimiye ko waje, Imana ikumera umugisha, sibyo? Kandi ugomeze urubagarire nanjye ndarubagarira. Ubundi wakiruta ko karabo mwakiriye neza, kandi si ubwa mbere nkakiriye. Si ubwa mbere ukakiriye. Oya ntabwo ari ubwa mbere. Ugira icyo usezeranya umutware wawe tunataha. Gusa ikintu musezeranyije ko nzamwubaha kuko Bibiliya itubwira, kandi nzamukunda kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Nimukundane mukomeze murambane nkuko Kristo yakunze itorero. Yego, kandi rwose muzarambane musazane, kandi nimuzahemukirane kugeza Yesu agarutse. Mbibaturiyeho Imana izaba yikurambana ibaho ibyiza byose mwifuza, kandi urukundo ruzakomeze rutsinde iteka ryose. Amen. Kutavuga amen Jean Pierre? Amen, bibe bityo. Njewe n'ukuri nubaha urukundo, abantu bakundana rwose nanjye ndabakunda, kuko jewe sinzi impamvu Jean Pierre yahisemo
Mukamusoni yego sinzi n'impamvu Konsole yahisemo Jean Pierre rero ikintu kibaho yego ntekereza ko ikintu kibaho abantu tujye twubaha amahitamo y'umuntu hari impamvu Jean Pierre yahisemo Konsole n'impamvu Konsole yahisemo Jean Pierre kandi buri wese akubwira uti ntago nari uwo gukundwa ariko uyu munsi buri wese yakunze undi reka rero mbabwire bakunzi bacu ndabakunda cyane kandi mwakoze kudukurikira ndakeka iki kiganiro kandi ari ikiganiro cyiza kirimo n'isomo rikomeye ciao naho ubutaha nakagaruka mwakoze cyane inshuti zanjye Jean Pierre na Madamu mwakoze kwakira tukaganira yego murakoze cyane Gasaro TV.